iriya pursa 99 n'ibice bitanu ku bari biyandikishije. Muri abo ngabo rero bakoze ibyo bizami 91,298 71,746 cyangwa se ibice 78 n'ibice bitandatu kwijana nibo batsinze. Baramutse nanone banyakubahwa ministre, bayobozi b'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi n'abandi bafatanyabikorwa bitabiriye, abanyeshuri bari hano barangije umwaka wa gatandatu n'ababyeyi babo, banyamakuru n'abadukurikiye mwese tubahaye ikaze muri iki gikorwa tugiye kujyamo cyo kubagezaho byavuye mu bizami by'abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu bakoze muri uyu mwaka w'amashuri dushoje. Gahunda tuza gukurikiza uko iteye uyu munsi, mu kanya Ministre araza kutugezaho umusaruro w'ibyavuye muri ibi bizami byakozwe uyu mwaka, hanyuma haraza gukurikiraho guhemba abanyeshuri bahize abandi. Umusaruro rero w'ibyavuye mu bizami bakoze uko bangana tugiye kugezwaho bidatinze na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, ubwo tumutege amatwi. Murakoze. Murakoze Jesse. Reka manze mbasuhuze. Mwaramutse. Murakoze. Ku byerekeye amanota nk'uko musangiza amagambo hano yabivuze, abakoze ibizami ni iriya pursa 99 n'ibice bitanu ku bari biyandikishije. Muri abo ngabo rero bakoze ibyo bizami 91,298 71,746 cyangwa se ibice 78 n'ibice bitandatu kwijana nibo batsinze. That means 78.6%. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari bagize pursa 50 n'ibice bitanu, abakobwa bakaba bari pursa 49 n'ibice bitanu. Muri abo batsinze. Abo ngabo ni mu banyeshuri bose bari mu byicaro bya segonderi. Turebye rero muri general education. Muri general education abiyandikishije bari 56,543, abakoze ikizami bari 56,300, abatsinze bari 38,016 cyangwa se pursa 67 n'ibice bitanu. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari pursa 47 n'ibice birindwi, abakobwa pursa 52 n'ibice bitatu. Iyo tugiye rero muri technical secondary education, abiyandikishije bari 30,899. Arakoze cyane nyakubahwa Ministre, utugejejeho umusaruro wavuye mu bizami by'amashuri y'umwaka w'abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu. Hari ibyiciro by'imitsindire. Ibyiciro by'imitsindire, buri cyiciro kigira inota ryacyo ariko bigahubuzwa n'inyuguti ikiranga. Abambere ufite amanota hagati ya 80 n'ijana, icyo gihe biba bihuye n'inyuguti ya A. Hagati y'amanota 75 na 79 ni inyuguti ya B, ari nabyo bita very good. Hagati y'amanota 70 na 78 ni inyuguti ya C. Hagati y'amanota 65 kugera
69 aba ari inyuguti ya D, hanyuma ababonye hagati ya 60 na 68 akaba ari E, hagati ya 50 na 59 ni S, hanyuma munsi yaho ni inyuguti ya F bivuga gutsindwa. Murakoze cyane. Hanyuma rero tudatinze reka duhe umwanya abanyamakuru babaze ibibazo niba hari ibibazo bifuza gusobanuza kugira ngo abayobozi baze kubaha ibisubizo. Murakoze cyane. Umunyamakuru araza kuza kwivuga avuge igitangazamakuru n'ikibazo cye kugira ngo agire vuba, ngira ngo twatangira nyakubahwa minisitiri dufata nk'ibibazo 5. Hanyuma ariko icyo nagombaga kubabwira kindi nuko amanota ubwo yamaze gutangazwa hari urubuga abantu basanzwe baboneraho amanota, turaza kuzishyira ku mbuga nkoranyambaga, turanazibaha ahandi hashoboka hose kugira ngo abantu batangire barebe amanota yabo. Ikindi tuza kubaha uyu munsi nuko tubereka n'ibibazo bafite uko aho babona ibisubizo, ndetse n'uburyo waba yumva atanyuzwe n'ibyavuye muri aya manota yazabasha gukora apiriye, yazabasha kurekarama. Nyakubahwa minisitiri reka twakire ibibazo bya mbere. Nyakubahwa minisitiri batwemereye twabanza tugasubiza ibi, hanyuma tukajya ku cyiciro gikurikiraho niba hari uri bube hari ibyo gifite nshaka gusobanuza. Murakoze cyane. Murakoze. Reka mpere ku kibazo cya Jean de Dieu, hanyuma ndagira icyo mvuga kuri iki kibazo cy'uwa mbere overall, hanyuma noneho na Minister Claudette nawe amfashe yishyure n'ibindi bikurikiyeho. Hari ikibazo mwabajije tuti hari ubwa mbere wabona ni wabonye amanota makeya ariko watsinze amasomo abiri muri yandi atatu ya combination, nibyaye bitaga 2 principal pass, ngira ngo nicyo wabazaga. Ibya 2 principal pass twabikuyeho. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri akora ibizami ukareba uburyo yakoze ibizamini yafashe byose overall agatsinda, ariko atsinze ashobora no kujya muri university abishatse. Aho kugira ngo uvuge ngo hari umunyeshuri ngo yatsinze ariko ntashobora gukomeza. Ibyo twasanga biri a bit confusing kugira ngo uvuge ngo umunyeshuri yatsinze ariko ntashobora gukomeza amashuri ye, none se ubwo yaba yatsinze iki? So ubwo rero byo twavuze nuko ibyiza ari uko umunyeshuri atsinda overall ariko yatsinda agashobora kuba yanakomeza amashuri ye. Nuko ibintu niko biteye ubu ngubu. Ngira ngo icyo kibazo yenda kirasobanutse ku byerekeye ibi bya 2 principal passes. Ibyerekeye kuba umuntu afite wabaye wa mbere kurusha abandi bose, aho ngaho impamvu iyo ngiyo tutabikoze nukuvuga ngo urabona hari ama areas 18 amashuri atandukanye, ibyo biga 18. Buri kigo ntabwo nakuvuga ari ikigo ariko ni area, ibyo biga byose bigiye bifite uwatsinze akarusha abandi. Uwo ni muri aba banyeshuri mwabonye 18 niwe wakoze neza kurusha abandi mu byiciro byabo mu byo biga. Twabonye ko ibyo ngibyo ari byo byiza kuruta kuvuga ngo hari umuntu umwe gusa ngo warusha abandi bose. Niba umuntu yiga kuba ummekanike undi akaba yiga coding, wavuga ngo barutana gute? Ni ukuvuga ngo umwe afite uko akora mu byo yize, undi afite uko akora mu byo yize. Byaba ari byiza kugira ngo turebe uwarushije abandi mu byo yize akaba ari we dushima tunashimira. Niyo mpamvu nta yindi mpamvu ihari idatuma tutavuga ngo hari warushije abandi. No kugira gusa ngo turebe ibyiciro abana abanyeshuri bose barimo, turebe uwakoze neza kurusha abandi, hanyuma tumuhe impundu. Niyo mpamvu nta bundi bwiru buhari kuri icyo kibazo.
ubwo ngubwo ibindi reka Minisita Colette abivugeho. Murakoze nyakubahwa Minisita, mwaramutse. Reka ntangire nshima abanyeshuri bahize abandi ko bakoze neza, ariko mbona noneho nanjye nunganire Minisita ku byo yari amaze gusubiza. Iki ngira ngo iby'uburyo bwa fail na pass yabivuze, ntabwo nongera kubisubiramo. Hari ikintu wenda tutanababwiye twagombaga kuba twababwiye. Ubu buryo dutekereza ko buzadufasha mu kijyanye n'ireme ry'uburezi, kuko uyu munsi twabwiraga umuntu ngo watsinze, ariko ntabwo amasomo uko wayatsinze ushobora no gukomeza muri kaminuza. Kubera ko rero yashoboraga kujyamo aho hagati, rimwe na rimwe ubushobozi butabonetse ntakomeze, ugasanga nanone ntabwo tumubereye fair, nicyo ndimo kuvuga. So uyu munsi rero kwereka umuntu ko yatsinze cyangwa se yatsinzwe, dutekereza ko ari nabyo abantu benshi bumva kurenza ubwo twari dufite ibyiciro, navuga ko ari nka bitatu. Ikindi cyasabwe cyane, yaba ababyeyi yaba itangazamakuru, buri wese yahoraga avuga ngo ashaka kumenya uko umusaruro w'umwana yatsinze. Iyo uvuze ko yatsinze, yatsinze ate? Ngira ngo uko turi buze kubibona, abanyeshuri mu kanya nidufungura systeme baraba bashobora kubona amanota yabo, ngiye nyita y'umwimerere, raw marks. Kuvuga ngo aramenya ko niba yatsinze imibare, yatsinze physique cyangwa se ibindi byose yiga, aramenya amanota yagize. Hanyuma mu gusubiza, mu kunganira cyangwa se kongereraho kuri Minisita, nibyo ntabwo ushobora gufata umuntu wize mekanike n'uwize coding ngo bagereranye. Ni nayo mpamvu no mu byo biga, amasomo biga ntabwo agira uburemere bungana. Hari amasomo yigwa amasaha menshi, hari n'amasomo yigwa amasaha make. Muraza rero kubibona uburyo bikorwa, nibyo biri buze kuduha ibyo twita weighted percentage, kubera yuko igendana n'amasomo buri munyeshuri yiga. Hanyuma ngira ngo ntabwo wenda umunyamakuru wa radio na TV10 yavuze ngo mu gahunda ngo Minisita yari yavuze ngo kwivuyeho, ntabwo bivaho, kuko grading ni kwihora. Uko tubara amanota ni kimwe niko bihora, ntabwo bivuyeho. Itandukaniro ngira ngo yari yavuze yari ko ni ibingibi bya fail na pass, umuntu noneho akamenya ko yatsinze cyangwa se atatsinze cyane cyangwa yatsinzwe. Ikindi cya kabiri, akamenya n'amanota ye. Ngira ngo nibwo buryo yari yanawunsinze, nibwo yari yavuze. Ntabwo ari ukubikuraho, kuko ntabwo dukuraho grading system, irahari, ihoraho. Nibyo ngibyo gusa byagombaga kuvuga. Mwavuze no ku cya scholarships. Murabizi hari igihe tubona scholarships zijyana abanyeshuri kwiga hanze. Izo ngizo tuzagenda tuzanawunsinga uko zizagenda ziboneka. Abanyeshuri bakora ko ibyo bize bitandukanye, ntabwo ushobora kubona scholarship zibafata bose ngo zibajyane buri wese mu byo yize. Gusa muri kaminuza zacu, kaminuza y'u Rwanda na Rwanda Polytechnic, harimo scholarships 50. Abanyeshuri ubwo ni uguhera kuri aba n'abandi bari muri aba ngaba 18, niba komereza muri kaminuza y'u Rwanda, abanyeshuri bazaba bazifite ho, baziga batazazishyura. Niyo mpamvu tuzita buruse, ni buruse, ntabwo bazazishyura. Niba komereza no muri Rwanda Polytechnic, ntabwo bazazishyura. Gusa abangaba bari hano, murabizi ko icyiciro cyo kujya muri kaminuza kitandukanye n'iki. Bamwe muri aba bazahitamo gukomereza muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se abandi bajya muri Polytechnic. Gusa aho hombi nibahitamo kuhajya, barabizi yuko bazaba bafite izi buruse
zitishyurwa. Mwambabare mukabiha amashyi ariko ko uyu munsi kwiga muri kaminuza murabizi ko bihenda. Iyo rero ugize imana ukabona uko wiga utishyuye utazabazwa ayo mafaranga kandi ukaba ufite laptop ukaba uzi ko uziga uhabwa n'ibikorohereza ntabyo uzishyura, ntekereza ko iki ari ikintu cyiza gikwiriye gushimirwa. Ibindi ngira ngo mwabajije ni abarangiza amashuri, ngira ngo yavugaga niba ari ayisumbuye ko ba rwiyemezamirimo bavuga ko bidahuye. Iyo urangije amashuri yisumbuye byonyine uba utaragira experience, uba ugifite byinshi byo kumenya, ntabwo twavuga ko biba bihagije. Gusa ba rwiyemezamirimo turabasaba, cyangwa se abikorera turabasaba rwose bajye bafata akanya nabo badufashe kwigisha. Kwiga ntabwo birangirira mu ishuri. Iyo umuntu ageze no mu kazi cyangwa se aho agiye akomeza kwiga. Twese biradusaba aho dukora gufata aba banyeshuri tukabegera tukabazamurira ubushobozi. Ndumva ari ibibazo byari byababajijwe. Murakoze. Murakoze cyane ba nyakubahwa minisitiri. Nk'uko Minisitiri Claudette yabivuze, icyifuzo cyari uko umuntu amenya uko yakoze. Ni ukuvuga ngo ntubwirwe ngo wabonye ngo ni hagati ya 70 n'ijana hanyuma bihagararira aho ngaho. Ariko ubu ngubu nk'uko Minisitiri Claudette yabivuze, uzagenda ubone umubare wabonye mu mibare, mu Cyongereza, mu Kinyarwanda, the exact mark, uyibone uko wakoze. Ariko ni ngombwa ko dukomeza gukora ibi byiciro bya ABCD, kuko uramutse ugiye kwiga hanze y'u Rwanda nibyo bakoresha. Rero ugiye ubabwira umubare gusa udashyizemo aya ma letters, abana b'Abanyarwanda bagiye kwiga handi batize mu mashuri yacu bagira ikibazo. Rero iyo international standard nicyo gituma tubigumizaho. Ariko ntibibe aho ngaho uvuga gusa ngo umwana wanjye yabonye ngo yujuje cyangwa yabonye ariko utazi uburyo yakoze, ngo utazi umubare. Rero urareba ko twagiye tugabanya ayo ma letters kugira ngo binanorohe. Ariko tuzagenda turushaho no kubyegeranya cyane kurushaho. Ariko ubu ngubu uzajya umenya uti nubwo nabonye nabonye 80 cyangwa nabonye 90 cyangwa se nabonye 100, umuntu wese azajya amenya uko yakoze. Ibyo ngibyo nagira ngo mbigarukeho, kuko ibyo navuze ko ari kugira gusa ngo umuntu amenye uko yakoze, kandi ababyeyi barabidusabye cyane. Ngira ngo rero ibyo ngibyo bizabafasha. Kubyerekeye rero abatatsinze, nanone ntabwo uvuga ngo niwatsinze ngo genda wimenye. Oya, hari uburyo twashyizeho bwo kubafasha. Umwana uza gusanga atabonye amanota ahagije kugira ngo atsinde, hari uburyo bubiri ashobora kwifashisha system. Icya mbere, ashobora kugenda agasubira mu mwaka wa 6. Umwana wese uzashaka kugira ngo asubire mu mwaka wa 6 yongere akaze umurego wo kwiga, tuzabimufashamo. Nta uzabishaka ngo abibure. Umuntu wese uzabishaka tuzabimufashamo. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari system y'abantu bafata ikizami batabifatiye mu ishuri, nyangwa bita candidat libre, avuga igifaransa nyangwa nuko babyita. Abana bazahita gukora ibi candidat libre, nabo ubu hari ibigo turakorana nabyo kugira ngo bizajye bifasha abo bana bifuje gufata iyo choice. Kandi natwe ubwacu nka ministeri dukorana na REB, hari ama video azaba hari yo kugira ngo bafashe bitegure bongere bakore icyo kizamini nka candidat libre. So ibyo ni ibintu bibiri abashobora kwifashisha muri abo ngabo batashoboye gutsinda uyu mwaka.
ariko uko dukomeza kugenda ndagira ngo twumve yuko ari mu kwigisha, ari no mu kubazwa, ari no mu gutsinda tujya imbere. Ubu ngubu turasaba abantu ko babishyiramo imbaraga, kuko uburezi nibwo tuzashingiraho kugira ngo tugere kuri Vision 2050. Iyo ntabwo dushobora kuyigeraho the skill levels cyangwa se ubumenyi butazamutse. Ubwo rero niyo mpamvu nagira ngo mbasangize ibyo ngibyo, niyo mpamvu turakaza umurego kugira ngo abana bacu bazajye barangiza bafite ubwo bumenyi n'izo skill levels navugaga. Umwana ubu ngubu umwana uzashaka kujya muri kaminuza azajya asaba avuge n'icyo ashaka kwiga. Ubwo ngubwo kaminuza rero niyo izareba icyo gisabo, irebe amanota afite, imwemerere cyangwa se imuhakanire. Ntabwo tuzajya tumuhitiramo ngo tumutegeke ko icyo yiga. Ikibazo cy'umutesi avuga ku byerekeye drop out y'abadafata ibizamini, nibyo koko ibi ngibi tugomba kubikurikirana tukareba n'impamvu batabifata. Urebye umubare ni mutoya, haba impamvu nyinshi. Umwana ashobora kwiyandikisha ati nzafata ikizami, tuvuge akarwara umunsi w'ikizami ntashobore kugikora, cyangwa se hakaba izindi mpamvu. Ariko icyo tuzajya dukora, I think twabisaba na NESA ikabikora, ni ukureba abatafashe ikizamini impamvu batagifashe, tukareba niba harimo kategori twagira icyo dukoraho kuri ibyo ngibyo. So icyo ni igitekerezo cyiza tugomba gushyiramo mu imbaraga, kimwe n'ibyo dushyira mu byerekeye kurwanya drop out. Ibibazo bibiri byabajijwe ku byerekeye abakandida libre. Kandida libre, habaye hari ikigo gishaka gutanga porogaramu yerekeye no gutegura abantu b'abakandida libre. Ibyo ni byiza rwose, cyagana NESA, noneho bakababwira ibikenewe ndetse bakanabafasha kugira ngo bitegure babibone. Ibi bigo turabikeneye rwose. Ubwo ngubwo niyo inzira ni NESA, no kwigana ikabafasha. Ibyerekeye abana bashobora kuba barize mbere bakaba batarabonye, bakaba barahawe bya bindi twita ngo watsinze ariko utatsinze, kubera ko utari ufite the two principal pass. Abo ngabo ukavuga ati bariho barabishaka, bariho bashaka izo two principal pass. Aho ngaho uvuze ati bariho barashaka, sinasobanukiwe neza. Niba bari biteguye gufata ikindi kizami, bashobora kubikora bakajya muri kandida libre bakabifata. Ariko niba hari umwana tuvugiye amaze nk'imyaka 2 yari yarabonye iriya diplome imubwira ngo watsinze ariko ntabwo ushobora kujya kuri universite, izi ngamba twashyizeho ubu ngubu ntabwo zireba inyuma, ntabwo ziri retrospective cyangwa retroactive, birareba imbere. Ni ukuvuga ngo guhera ubu ngubu ujya imbere, kuko hari byinshi biri muri mu kuvuga. Tuyivuze ngo watsinze uyu munsi, ni nacyo gituma wabonye ya dip, nuko tuvuga ngo turafatira ahantu herekanya yuko watsinze koko. Niba rero mbere bararebaga ngo dufatiye hasi cyane ariko ntabwo ushobora kuzamuka, ntabwo twavuga ngo noneho wawe ni ngo ngaruka noneho ngo ujye muri university. Oya, icyo gihe twatuvanze ibintu. Ariko niba hari umuntu waba warakoze amashuri ya secondaire akavuga ati ubwo ibya kandida libre bivuyeho, reka ngene nako ibintu bya two principal pass bivuyeho, ashobora kwiyandikisha agakora kandida libre, agakora ibizami, atsinze agakomeza akiyandikisha no muri university. Hanyuma nanavuze yuko turi buze gutangaza ibigo tuzi ko byujuje ibisabwa kugira ngo biba byafasha abanyeshuri muri ibi bya kandida libre. Impamvu tubitangaza nuko ko byo byujuje, byaraje biratwegera, twashyize hanze amatangazo, baraza buzuza ibisabwa, tujya kubireba, so twe turabyizeye. Ni nayo mpamvu tukangurira n'abandi hirya no hino ko
babyifuza hirya no hino kuko abanyeshuri bazabikenera. So in no particular order, reka duhere i Musanze. I Musanze hari ikigo cyitwa Birashoboka TC. I Nyarugenge hari icyitwa Speak Academy Coaching Center. I Nyarugenge kandi nanone hari icyitwa Totum Tus. Hanyuma i Kayonza hari icyitwa Gara Training Center. Kicukiro hari icyitwa Excel Training Center. I Nyarugenge nanone hari icyitwa Wisdom Academy. I Nyarugenge hari byinshi. Hari icyitwa Hope Private Candidate. Hanyuma hakaba n'icyitwa Kigali Education Career Services. I Rubavu hari Success Training Academy. Hanyuma i Gasabo nanone hari icyitwa Iwacu Coaching Center. Ibi ngibi nabyo muraza kuza kubisanga kuri website ya NESA kugira ngo mubone n'aya makuru, ariko natwe turaza kuza kubitangaza. Ibi ni kugira ngo tworohereze tubwire abantu ibi ngibi byibuze twarabirebye, twarabyitegereje, tuzi ko byujuje ibisabwa. Ibindi nabyo bizagenda byongeraho, iyi liste tuzakomeza tugenda tuyongera uko ibi bigo bibonetse. Ntawe uhejwe, ngira ngo aka kazi tugomba kugafatanya. Ibibazo n'ibisubizo ngira ngo Mr. Byori yabitanze, ni information gusa nashaka kongeraho. Murakoze.